Umubumbe w'ubururu ahagwa imvura y'ibirahure kandi unuka nk'amagi yaboze. Ni umubumbe w'amayobera ubaho byinshi bitangaje bigoranye kubyumvisha amatwi yacu. Ni umubumbe ubaho ibyuma by'amayobera, haba ubushyuhe buteye ubwoba ikiremwa cyari cyo cyose itabasha kwihanganira. Yaba izuru ryawe ryabasha kwinukiriza mu bushyuhe bwa °C igihumbi, ikirere cy'aho hantu cyakunukira nk'igi cyabuze. Uwo mubumbe wavuye he? Uherereye he? Ese twava ku isi tukajya kuwuturaho? Muri make ubuzima bwabo burashoboka. Waba wumvise bwa mbere cyangwa ukaba warawumviseho, ugiye gushira amatsiko muri iki kiganiro. Bahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nk'ibisanzwe ndi Penuelmuvandimwe. Uzicuza amahitamo yawe nuhitamo kujya ukurikirana inkuru z'ubwenge tubagezaho. Niba nawe utaribaruza kuri uyu muyoboro, biroroshye kandi birashoboka. Mu gihe cy'isegonda gusa waba umaze gukora subscribe. Reka tujye ku cyatuzinduye. Umubumbe HD 189,733B uri ku ntera y'imyaka urumuri 64 uvuye hano ku isi. Hagwa imvura y'amabuye yashashagirana nk'ibirahure kandi haba imiyaga irenze umuvuduko w'ibirometero 800 ku isaha. Uwo mubumbe utari mu bumbe igaragiye izuba wari usanzwe uzwiho ikirere cy'ubushyuhe buteye ubwoba, ariko hari ikindi kiwuranga cyawuvumbuyeho, unuka nk'amagi yaboze. Ushobora kubyumva nk'ibitangaza, ariko niko bimeze. Abahanga muri siyansi bo muri kaminuza ya John Hopkins muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresheje amakuru yatanzwe na ya ndebakure idasanzwe yitwa James Webb, maze biga kuri uyu mubumbe wa kure witwa HD 189,733B. Ni umubumbe rutura w'ubururu ufite ubunini bw'uko Jupiter ingana. Iyi ruta inshuro 18 mu bunini uyu mubumbe wacu ku isi dutuyeho. Ikirere cy'uriya mubumbe kirimo ibimenyetso by'umwuka wa sulfure d'hydrogène. Iyi ni molekile ubusanzwe itanga kunuka kudasanzwe kw'amagi yaboze ndetse no kunuka kw'imisuzi. Iyaba izuru ryawe ryashobora kwinukiriza mu bushyuhe bwa °C igihumbi nk'uko nabikubwiye, ikirere cy'aho hantu cyakunukira nk'igi ryaboze. Ibyo ni ibivugwa na Gwangwefu, inzobere mu by'ubumenyi bw'isanzure muri kaminuza ya John Hopkins wayoboye ubwo bushakashatsi. HD 189,733B iri ku ntera y'imyaka urumuri light years 64 uvuye ku isi. Abahanga bavuga ko light years imwe ireshya na kilometero tiriyari 9. Kugira ngo ubyumve neza, ni 9 wongeyeho amazeru 12. Abahanga mu by'isanzure bavuga ko uyu mubumbe ari Jupiter ishyushye, iri hafi hashoboka babasha kureba, kandi ari wakozweho ubushakashatsi bwinshi mu mibumbe yo hanze y'igaragiye izuba cyangwa se système soleil. Kuva wavumburwa mu 2005 nk'uko Fu abisobanura, bifata iminsi 2 yo ku isi kugira ngo uyu mubumbe ubashe kwizengurukaho. Ubaho ubushyuhe bukabije bugera kuri °C igihumbi, ndetse ugwaho imvura y'amabuye ashashagirana nk'ibirahure cyangwa se icyo bita crystals, kandi haba imiyaga igira umuvuduko w'ibirometero kare 8,000 ku isaha. Ntabwo turi gushaka y'ubuzima. Kuvumbura molekile ya sulfure d'hydrogène kuri HD 189,733B biri mu kuboneka kwa mbere kwabayeho kwa sulfure d'hydrogène hanze y'imibumbe igaragiye izuba. Nubwo sulfure d'hydrogène ari umwe mu myuka isobanuye ko umubumbe ya kure ishobora kubaho ibinyabuzima bitari ibya hano ku isi, abashakashatsi ntabwo barimo gushaka ubuzima kuri uyu mubumbe kuko ari umubumbe w'imyuka kimwe na Jupiter kandi urashyushye bikabije. Gusa kuvumbura yo sulfure d'hydrogène ni intambwe mu gusobanukirwa kubaho kw'imibumbe nk'uko abashakashatsi babivuga. Kuri uyu mubumbe hari ubushyuhe budashobora kubaho ubuzima. Fu agira ati, ntabwo dushaka ubuzima kuri uriya mubumbe kuko ushyushye cyane, ariko kuvumbura sulfure d'hydrogène ni ikintu gikomeye mu kumenya uko imibumbe inyuranye ibaho. Uretse kubona sulfure d'hydrogène mu kirere cya HD 189,733B, abahanga muri siyansi banapimye ahantu hibanze hava imyuka ya oxygene na carbone kuri uyu mubumbe. Ni ukuvuga amazi, dioxide de carbone na monoxide de carbone. Fu ati, sulfure ni ikintu cy'ingenzi mu kubaho kw'ibindi binyabutabire nka carbone, azote, oxygene na phosphate. Abahanga muri siyansi bagomba gushakisha kurushaho kugira ngo bamenye uko imibumbe yirema n'ibiyigize. Ikindi kintu gitangaje cyashoboye benshi ni ibyuma by'amayobera biba kuri uyu mubumbe. Abashakashatsi basenguye kandi imyuka ya metane kuri danezi HD 189,733B maze bapima ikigero cy'ibyuma biyirimo.
Imibumbe minini cyane y'urubura nka Neptune na Uranus ifite ibyuma byinshi kurusha imibumbe minini cyane y'imyuka nka Jupiter na Saturne. Iyi nayo iruta iyindi mwigaragiye izuba yose. Kugaragara ko ibyuma byinshi mu mibumbe ya Neptune na Uranus gusobanuye ko mu kwirema kw'ibanze kw'imibumbe yagize urubura rwinshi, amabuye n'ibindi bintu biremereye ugereranyije n'imyuka nka hydrogen na helium. Abahanga muri siyansi ntibarasobanukirwa impamvu y'ibyuma kuri uriya mubumbe w'ubururu, bityo barashaka kumenya niba ibyabaye kuri Neptune na Jupiter ari nako byagenze ku mubumbe yo hanze yigaragiye izuba nk'uko Fu abisobanura. Yagize ati, ubu rero dufite ibipimo bishya byerekana ko mu by'ukuri kuba hari ibyuma byinshi kuri uriya mubumbe HD 189,133b ari ikintu cy'ingenzi cyo kwiga. Indebakure y'impinduramatwara. Indebakure cyangwa se telescope yashyizwe mu isanzure yiswe James Webb yafunguye idirishya rishya no kwiga ku bigize imibumbe itarigaragiye izuba. Indebakure cyangwa se telescope yiswe James Webb yafunguye idirishya rishya mu gusesengura ibinyabutabire bigize imibumbe ya kure cyane yacu, ituma abahanga mu isanzure bamenya byinshi ku nkomoko yayo. Fu ati, mu by'ukuri James Webb yahinduye ubumenyi bw'isanzure, yakoze ibyo yari yitezweho ndetse hamwe na hamwe yarengeje ibyari byitezweho. Mu mezi ari imbere ikipe ya Fu irateganya gukoresha amakuru cyangwa se data y'iriya ndebakure gushakisha umwuka wa sulfure ku yindi mibumbe yo hanze igaragiye izuba kugira ngo bamenye ko yabayeho bagereranyije n'inyenyeri nkuru igaragiye. Ibyabonywe n'abashakashatsi byatangajwe mu kinyamakuru cya Science Nature. Ngayo rero nguko iby'umubumbe utangaje, umubumbe w'ubururu. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye guhera ku munota wa mbere kugeza none. Kwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora. Nimba wakunze ino video wakanda like. Igitekerezo cy'icyegeranyo wifuza ko twazakugezaho ubutaha ushobora kucyandika muri comment. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Bifurije amahoro n'amafaranga, mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavu n'imitozo.